Odiya 12 iyerekwa mu 1968 muri Norvege, n'ibindi bisobanuro tugiye kongera gusoma Abalewi igice cya 18 noneho umurongo wa 21. Nduzigera utanga abana baweho ibitambo ku kigirwamana Moleki. Ni uburyo bwo kunezeza no gusenga icyo kigirwamana cy'abapagani cyitwa Moleki. Noneho abana bagatwikwa ari bazima, ngo akaba ari uburyo kunezeza icyo kigirwamana, icyo kimana. Ntaho bitaniye no gukuramo inda binyuze muri birya byitwa kuboneza imbyaro. Inda y'amezi 9, 8 kumanuka kugeza ku nda y'ukwezi kumwe, ndetse n'iy'umunsi umwe. Muri Amerika no muri afite ubuhanga bwo gukuramo n'inda umugore yasamye uwo munsi, bafite ubwo buhanga barabikora. Rero ngo ni ugutura shitani yitwa Moleki, ni ukwitura, ni ukuyamatura, ni ukuyisenga, ni ugutanga umwana wawe nko gutwikwa, kuko aba ari uwawe nubwo yaba amaze umunsi umwe cyangwa isaha imwe mu nda. Imana iba yamaze kurema umuntu. Umugabo usohorera hasi intanga cyangwa akazishyira mu gafuko, ni ukwica urusoro rurimo umuntu. Ni umuntu wamaze kuremwa mu nda, ni uruhinja rero ruri mu nda burya y'umugore wasamye yatwise. Ni kimwe no guha, nabyo ni kimwe n'ibyo ngibyo rero byo guhereza ikigirwamana Moleki abana, ni nko kubatwika. Murumva uwo muco mubi wari uhari hariya muri Kanani. Imana igategeka Mose na Yosuwa kujya kwica, gukora jenoside, kwica abantu bose bahatuye. Kandi Imana yaranavuze ngo no muri Egiputa byakorwaga, ngo niyo mpamvu Imana yishe bariya abana bose b'imfura, ndetse igacunjumurira mu nyanja abagabo basaga miliyoni bari yabakuruye ibajyana hariya, bajyana muri uwo mutego kugira ngo bacunjumuriremo. Ni ibyo byaha, ariko nta kitari yakoze ngo ibihanishe. Imana yari yashyize muri Mose umwuka wayo kugira ngo yihanishe abanyegiputa batazarimbuka barananirana. Mwari muzi ko ukora ikizira wese ahinduka ikizira kuri Nyagasani Uwiteka Imana. Abatutsi izina ryera cyane. Iki cyaha kibi kandi giteye ubwoba ntabwo Imana izahora ikihangana muri iki gihe cya none cyo kwica abana mu nda, ngo ni ukuringaniza imbyaro no gukora imibonano mpuzabitsina ariko idafite intego yo kubyara. Mama we, ngo ni umuco mwiza da, byarakwirakwijwe, ngo umuco mwiza wakwirakwijwe ngo uzakwirakwizwa mu bihugu byose, niko uwo muhanuzikazi yahanuye muri 1968 muri Norvege. Ngo uzitwa umuco mwiza, ngo bihindurwe amategeko na za leta z'ibihugu kapitaliste bikize, babikwize mu bihugu bikennye ku ngufu no ku mafaranga yabo. Kandi byari ibihugu bya gikirisitu bigisha gukuramo inda pe, akemeza ko ari byiza. Ni ikintu giteye ubwoba imbere y'Imana, kwica umwana w'uruhinja muntu. Kubyara ari ibindi bikiri intego. Oya, imibonano mpuzabitsina ntikigira intego yo kubyara, ahubwo kwinezeza. Nta bana abantu bagishaka mu isi, ubwo byahindutse umuco. Iyi mitekerereze iteye ubwoba yahanuwe muri 1968 muri Norvege. Ibi byaha byitwa ikizira, birakabije kandi byamaze kurakaza Uwiteka, ngo mu gihe cya Nowa no mu gihe cya Loti no mu gihe cya Mose mu Egiputa, igihe yari mutumyeyo kujya kubaburira no kubihanisha, no mu gihe cya Yosuwa igihe yari mwohereje Kanani kujya kurimbura. Twitonde iyo umuntu ahindutse ikizira imbere y'amaso y'Umwami Imana, akinangira mu mutima,
ababaye ikivume kuri Nyagasani umwami Imana, nk'uko byagendekeye Gahini. Burya Gahini nawe yakoze icyaha kirenze urugero, umupaka ahinduka ikivume, n'abamukomokaho bahinduka ibivume. Ubu rero nabo iki gihe nta cyiza Imana ibatezeho mu rubyaro bazabyara, kuko nabo bazahinduka ibivume abo bazabyara. Uko byabaye mu gihe cya Nowa ntabwo bitangaje ko nanone Imana itegeka ko bibaho muri iki gihe cya none. Ni biriya rero byitwa intambara ya gatatu y'isi na za bomba atomika. Murakoze, twitonde, duhinde umushyitsi imbere y'Uwiteka Imana. Amen.